nawe ukicara ugatuza. Ukuntu waje ushabutse urabiyobewe, unamishijwe n'iki? Ku bundi mwari mura, ntabwo abantu bavuye kurangura bakaza bakwitera mu nkuye bagasanga harimo igihungu gitorotse Imana cyitwa Yona, ngo iyo ubwato bugiye buratangira burahenga amabuti bibi, umusara aticora ati toka jinara Yesu. Imana turatokesha akazihamagarira ko ari yaterejwe n'uwanyanze, uratokesha buragera iyo bugiye, yabujana ku ruyenzi bukamanuka epfo mu basoro, yabujana imasoro bukabirinduka ku Kamonyi, yabujana ku Kamonyi bukajirundanya Gihara. Baravuze ati pfu, ntabwo turongera gutwara ahubwo dukora ubufindo twumva dukozeho. Batudukoze ngo barajyamye seseramo hasi abantu, imizigo barayijugunya. Ugiye gucuruza imyenda arajugunya, ugiye gucuruza ubunyobwa arajugunya, ugiye yabijugunya ari we wataye umurimo se. Biro mwicaranye ngo yazize iteraniro n'akariteraniye, yazize iteraniro n'akariteraniye, marajugunya birarenga biragenda byose biragira. None nawe wicaye gusa ntabwo ureba abandi ko bari kubyinisha abana. Atamubyinisha ko mufite urabyinisha utagira. None kadusome ijambo ry'Imana, ariko mwihangane muvuge ngo amen. Kandi n'Imana muyihereze icyubahiro, n'Imana nziza. Hanyuma kugira ngo iri teraniro ribe byavunye abantu benshi, timubone duteranye ngo mugire ngo nuku gusa, hari abantu bavunitse. Yaba rero yaba biteye agahinda utuririye ku mvune abantu bavunitse ngo ufashwe. Ndabamenyesha ko kuba muri kumva inanga hari amafaranga ari kugenda. Timugire ngo bari gucuranga ku buntu gusa, hari ibintu hari ubu izo ntebe mwicayeho zatwaye amafaranga. Ntabwo ari Imana yazizanye, n'abantu bazitanze. Izi vandarateri mubona buriya hari ibintu biri kugenda. Bwiro mwicaranye ngo ukwiye gufashwa. Abantu ntibakwishyuza y'intebe. Afani dogita ku Nyabugogo kujya kuri toyi rimwe bishura ngahe. Abantu bari hano buri wese yishuye aya tuwarete gusa yaba ngahe. Sinimwe ntimugira n'impuhwe ngo mugire mumenye ko kuba mwateranye hari consommation. Ibi byuma byaguze miliyoni zingahe. Ababicuranga uba wumva natwe tuvuga ngo hari ucuranze nabi, yiga ntiwari uhari, intoki zahiye, wowe uricaye gusa umeze ucya, unanirwe no kuvuga ngo amen. Fashwa. Izi sima ziraha zatwaye amafaranga menshi. Kugira ngo bimenyereye ruri hariya rutari rwuzura, rumaze imyaka n'imyaka. None ni rwuzuye ubure kurufashirizwamo. Ibyo byo ntibyagufasha. Menya ko hari izindi zikinze noneho. Ese no kuba hano hakinguye, nta n'iryinyo, nta n'iri rimwe wakwerekana uti iwacu harakinguye. Nta n'agatoki kagahera ushobora kwereka Imana ngo uvuge uti hari ahakinze harutaha. Byatwaye imbaraga. Mwihangane muvuge ngo amen. Kandi kugira ngo mubimenye neza, hari n'iziruta hano zahuye n'uruva gusenya. Narimbateguje ko mu bintu by'ibitangaza dutegereje bituruka ahantu hajya kuba hane. Hari ibituruka mu ijuru, aleluya. Hari n'ibituruka mu isi, aha mu isi. Hari n'ibituruka ku banzi bawe by'ibisubizo. Hari n'ibituruka mu mbaraga n'umuhati wawe. Ntabwo ibisubizo byose bituruka mu ijuru. Imana ibwiye Abisirayeli ngo Mbahaye Kanani, yabwiye Yosuwa ngo niba udashoboye igipfunsi ntimuzahagera. Barakubwiraga ngo weho tuguhaye igihugu ariko hatuyemo Abaheti, ngaho shakisha igipfunsi ukuntu wabakura.
Uwo mwicaranye ngo bakiguhaga gituyemo abantu. Bakiguhaga gituyemo iki? Bigasaba iki rero? Kuba ufite umutwe w'ingabo zirukanamo abatuye muri gakondo yawe. Ntago wakwicara guca ngo bize. Nugiye kuri toyi afungura ibipesi. Ntabwo ari ukuza hano ngo Imana irahari, ngo irakora, ngo ndi kuyumva. Ubwami bw'Imana ugira ute? Indwarane zibugisha mwiki? No kurya begura akanwa. N'isamaki barayivida, ntabwo uko bayirobya ariko bayirya. Kandi bamenya pozoroji y'ibirungo. Iyo urunze nabi birapfa. None rero ndabinginze ngo aha muri, ariko haleluya, menya ko ibisubizo byawe hari iby'abandi bicayemo. Kandi ugomba kurwana kugeza babivuyemo ukabijyamo. Ushobora kuba waravuganye n'Imana inzu, ariko inzu ntabwo iri ku Mana. Ishobora kuba ituyemo uwo ntavuze. Imana igategereza ko uzagaragaza amavuta arutaye. Iyo ariko abantu turi kumwe muvuge ngo amen. Haleluya. Ntabwo ari ukupfa kubona umusore. Uwo musore ari gushakwa n'abandi nk'10. Abo bandi 10 rero bakurusha kwimakiya. Ugomba makiyaje imene spirituel. Ukimakiya mu by'umwuka ku buryo umusore atahavuze ngo nintajana uriya bizarangira. Hega n'abapendi ariko nabo bareba keza. Sibyo wabimukangishaho ngo dudusa ufite ibiteri mu menyo. Biro mwicaranye ngo bisaba imbaraga ibisubizo bisaba imbaraga. Ntabwo ari kwa nigireyo. Ariko mwavuga ngo amen. Bambabwiye urugero nuko mutafashwa ariko babwiye inzira byanyuzemo ngo ngera ni ndende ntimwayishobora. Yego Manuel, ubu uyu mwanya wa none muricaye ngo mutegereje ibisubizo by'Imana, nta na kuvuga ngo akabonye mwana. Kwicara gusa ngo ndicara imodoka zize ngo amazu aze etage ize perimize. Ku munyembaraga Imana yiyerekana nk'iki? Rambura ukuboko kw'iburyo ngo are. Ku munyembabazi ikaze mugirira, hahirwa kuko ari bo bazagira ute. Ku ntwari, ku kinyabari, biro mwicaranye ngo ntusenge nk'ikinyabari. Erura rasana. Kwa Yesu dufite iki? Tukagira n'ubushobozi. Iyo aha nta gisubizo cy'ubusa kiri hano. Ibyo uri kuvuga ngo waje urwaye, urarwaye se turi kubyumva. Indwara ziri kumva bazirwaye nibo barisuzumisha. Rero ndagusuzumisha se ndi kuribwa? Wowe urwaye ni wewe urabwira muganga ngo ndi kubabara. None uraza utundarare nge ndi muzima, mfite amakime, nariye nahaze, wowe ntiwanariye. None uricaye ngo ndakuvugira aho urwaye, ndi kuhumva se. Ijambo riravuga ngo ntabaza nkwereke iki? None se ndagutabariza nza aho waraye.
umugabo yaragutaye ngo ndagusengera, ni Vestina wagiye se, ndi nararanye nawe se, none weho bataye uriyicariye ngo mushumba senga. Senga se niba yampaye imisa 7 ibyo abadevorushije ndabizi. Ni wewe urahamagara Imana uyibwira uti mwami ubwo ugenderera abandi nanjye ntugire ute ntusige. Vuga ngo nukwirwanaho. Nje ndi umusangiza w'amagambo ndemusi wo kuguhuza n'Imana, nkaguha ijambo nti ngaho tera haleluya, uti haleluya, nkabwira Imana nti ngaho mugirire neza, itumva uko mvuganye nawe, nkabwira umuyobozi nti ngaho eremana ati dudusi, nkabwira abahanuzi nti muzamure refu batiravuze ngo irabarenge. Nje ndiye musa ariko sinza karayi wanyu, ariko nkamenya guhanura abantu 1000 bose nzibibababaje. Ndi Imana mbiskwema ivugira, ndagurisha sa nkugurishirize, ndigurisha nawe nkugurishirize. Muri ibyirarimbye ngo amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira ataba kuko nabo ba ni ku giti uwo mwicaranye ntuzi icyo yicaranye. Hari n'igihe afite amahembe yatejwe n'abavuye bunagana, wasinzira akayagutikura ugasinzira ukabitahana ari ntabyo wazanye. Mwari muri aha ariko nta muntu wari wagenda mu modoka ngo agendane n'abesikoro bacoye urumogi, nibabona polisi ahaguruka ati mfasha kana ari weho bagafatanya. Utararushatse ubu bashobora kubikwanduza, ahubwo urabemenge. Uzira iteraniro ubu bintu ririmo abagesera, ririmo abahagazi, abacawi, abangirima, abazigaba, abashiru, abanyenduka, abagande, abarundi, intaragahanga. Iri ni iteraniro ubu twateranye twese, abavutse badashitse, abavutse bashitse, abaguye, abatinganyi, abasambanye, abanze ifunguro ryera, abanze kuririmba, abahanuraga bakagwa, abaciye inyuma y'abagabo, abaciye inyuma y'abagore, abafite babira, abafite batatu, abafite bana, abimakiye, abapornogarafi, abanyenzaratsa, abanyamahembe, abanyabihato, abanyengerima, abamivuduko, abibifu byatobotse, ab'impyiko zaba. Iri ni isoko umuntu hari kwigwariza rero. Mwari muri aho ariko nawe ukicara ugatuza, ukuntu waje ushabutse urabiyobewe, unamishijwe n'iki? Ku bundi mwari muri aho ntabwo abantu bavuye kurangura bakaza bakwitera mu nkuye bagasanga harimo igihungu gitorotse Imana cyitwa Yona. Ngo iyo ubwato bugiye buratangira burahenga amabuti bibi, umusara aticora ati toka jinara Yesu. Imana turatokesha akazihamagarira ko ari yaterejwe n'uwanyanze, uratokesha buragera iyo bugiye yabujana ku ruyenzi bukamanuka epfo mu basoro, yabujana imasoro bukabirinduka ku Kamonyi, yabujana ku Kamonyi bukajirundanya Gihara. Baravuze ati fu ntabwo turongera gutwara ahubwo dukora ubufindo twumva dukozeho batuduko. Ngo barajyamye seseramo hasi abantu, imizigo barayijugunya, ugiye gucuruza imyenda arajugunya, ugiye gucuruza ubunyobwa arajugunya, ugiye yabijugunya ari we wataye umurimo se. Biro mwicaranye ngo yazize iteraniro n'akariteraniye, yazize iteraniro n'akariteraniye, marajugunya birarenga biragenda byose biragira. None nawe wicaye gusa ntabwo ureba abandi ko bari kubyinisha abana. Atamubyinisha ko mufite urabyinisha utagira. None ibi mbibabwiye, haleluya. Ibi ni commandement d'avertissement, ndi kubavertisa ngo mwitegure ko tugiye gusenga, hanyuma nanje bivuze Imana impumugisha mu izina rya Yesu. Ubwo se ndatinze ngaho kadusoma ijambo. Ariko muri kwasteri baravuga ngo buri mugenzi acunga umuzigo we. Acunga iki? Biro mwicaranye ngo cunga umuzigo.
umwigisha yavuze ngo ushaka kunkurikira agira ute? Yikorera iki? Dogita haleluya. Umusaraba wa Yesu wabajwe nande? Niwe wawubaje. Ihangana nsubize wishiramo ifiyeri rinini riraza tugeze muri za kororokine. Uyu musaraba Yesu yari yikoreye buriya wabaje nde mwari? Niwe wawubaje se? Hari ifaranga yawutanzeho? Bawubaje ahari? Giro mwicaranye ngo yabonye bawuzanye. Wagize se ngo niwe watanze ibipimo? Wagize ngo yaravuze ngo mumbarize uwa metero 6 kuri 5? Ekada abawumubariza baravuze ngo kugira ngo azananirirwe mu nzira apfe, agwe nzira atagize abacungura, mugeze kirekire kiragera kubitsi, ngo baregutse hariya baravuga ati Imana vayo wikorere wihaye gucungura abantu. Ngo hirya yari yawereswa aravuga ati iki gikombe Mana ya Aburahamu na Isaka kindi. Ngo baravuze batutatse kare wazi iki? Ati nako bibuka ushaka ntibibuko. Ubu naho wicaye abayikubariza bari kubaza. None se uwo wikoreye niweho wawubajije se? Saba wukubarije. Ibyo bihato birumu hari ibyo waguze ntiwumvishe bigezemo. Ariko muraho. Haleluya. Nta muntu uri hano batari kubariza umusaraba. Uwo batarawubariza mu rusengero barawubariza iriya kwa nyina wabo. Bavuga ati nashaka ntagaheke nk'uko isi hidaheka ariko atazaheka. Wagerayo ugahura na shera akagusherura akaba aravuze ati bisi nabimenyeye nyoko bukwa akavuga ati naje ahandi. Ubuze igihe bawubarije. Ndi kubaganiza ngo ntabwo imisaraba mwikoreye ari mwe muyibariza, abanzi banyu nibo bayibaza. Cyokora ngo hari umuhungu wamugiriye umara avuga ati vayo nkwakire. Ageze hirya aravuga ati bindana bimenyeye wewe waje gucungura nabo utazi nabo ku Ruyenzi, ngaho ikorere nje naguhuhiragamo. Ngo baramukubita bageze imbere. Ababaje b'imisaraba bari abantu bakomeye, bana ba mama, mwirinda abantu kuruta uko mwirinda shitani kuko nibituma. Wari wabonera yiwawe ko narindi kubaganiza mwakwihangana mukavuga ngo Imana iturengere. Hari n'igihe wicaye aho umugore ari kubaza, wasohoka bakakubwira bati bamufatanye na ru, ukavuga uti narara aho bamenye ko abagesera babyaye intuzi bati bagukatire 12 urabutagiye. Hari n'igihe uri umukobwa w'imakiye uri hano naho abasore bari kubaza saa 8 z'ijoro bakaba guteye inda, ukavuga uti ndasamye kandi ndi muri korari, waje kuyikuramo ugahitanwa n'iya nyuma umusaraba ukabura guhitanye. Yiyange yikorera iki? Umusara. Abo wabubarije mwihangane nta yino nabaje kuko sintuyino. Umuntu kandi yikoreraga umusaraba wabajwe n'uwo baturanye. None umurusiya yawubaza hari uwo mwari muri aho ngo mumvugire ngo Imana idufashe. Yoro mwisharanye ngo Imana igushobore kwikorera iyo bakubarije. Ariko muhereza umukono umubwire ngo Imana imushoboze. Kwikorera iyo bagize ute? Iyo bagize ute? Arawubaza umuturanyi akakubwira ngo, akabwira abasore ngo uriya mukobwa araroga. Uwagukundaga wese ubwo arawugukoreye kandi. Aho ugeze mu rusengero bati mwicare hirya ngo araroga. Naho ntuzi n'inyabarasanya, ntuzi n'umwange, ntuzi n'umuhati, ntuzi n'umushishi, ukitwa umurozi burundu uwo musaraba ukawikorera kugeza igihe uzabona umusore wihanganira abarozi kaza akabara kujanya ati kamujana zabuta. Naho ntabwo wagize n'umusaraba bakubari. Ubundi mwari muri aho ari muri aho ngo muvuge ngo Imana idufashe. Biro mwicaranye ngo ababaji bari kuyibaza. Abayibarije Yesu niweho barareka. Uwo Yosefu yikoreye wabajwe nabande? Si bene se bawumubarije bakabaga igisekurume cy'ihene bakakinika mu maraso bakagenda baravuga ngo yarapfuye kugira ngo asadashaka. Uzi umuntu
bamucukurira ubwo bagasubiranya agataka agashaka n'ikimenyetso gituma kibuza abashaka kuja gushaka. Nuza akavuga ati mugore wa runaka aracuwacuwe na bane niyo azaza ntimugatuma asubira muri korari kandi ari nta n'uwaguhaye akabizo. Rega data ukitirirwa abagabo banukarenga ngiriya aho uhise dore ne yandaye ahubwo akagushumuriza n'abandi nabumvisha ibyawe bakaja bararebura ngo naho nta byubamo wabuze pfuga isigara bavuga ngo ko buca bukirejo nzabu wande mwoka byara muyinguye mwe ukaburaje uti nayo makorari yanyu timuje muraririmba nje mvuyemo. Naho n'umusaraba ukunani ukaza ukajurisha rino bavuga bati haleluya uti muvuga muvuye aho niyo korari ya tikuririmba sibyo bizajana ba nibyo ugwishigishiye ararusoma ahubwo babikugeretseho barabigukorera umusaraba urakunani. Mwari muraho uzu wawubarijwe n'ababyeyi yaravutse Dawidi batumva uko ivuganye nawe uzaba umwami se na nyina barawubaza batija kuragira iriya aja kuragira akareba kaje barimika atari mu rugo. Iyo Imana itamufasha ngo awuture uwo yabarijwe na se na nyina ariho yavuze ngo ubwo data na mama bazande kuwiteka azagira ute. Biro mwisharanye ngo bari bawubaje. Yesu yawubarijwe nande wa mbere winjiyemo ni Yuda we yavuze ati uzaba intumwa ndagusize ndakurengeye ndakududushe ndakuika Biro mwisharanye ngo aramusiga amaze kumusiga ati muzampe 30 mubagenzereze nzaho asengera. Yesu rero arabirinduka aja mu gashamba aja gusenga na Yuda ajayo. Yuda igihe bari gusenga akaja arareba inzira asohotse aratelefona ati murabe menje agashamba bihishagamo ndakazi. Yesu abaraje aravuga ati muze mwenyine twihererana ahantu hatari abantu. Yuda turansigura beshaho muraje ndahazi. Yesu aragenda ageze ari kuvuga ati haleluya ngo yumva Yuda ati mukoma abarakoma wabona azanye igitera avuga ati ariko iyo wohereza n'abandi ntukizane naragusiza. Yuda avuga ati vuga vuha ubuzima bwanze mfa mpemuke ndamuke. Yari yaramwimitse ubundi mwari muri aho. Ariko Mose yavukanye umusaraba wubarijwe na nyina bakubita urushi barubirinduye bati wabyaye umuhungu turamwereka amubohera kata ati ndacabyara nzabyara undi singiye gupfa nziza umuhungu amujana ku mazi yo Imana idatabara. Muramvugira ngo amena mwayimera icyubahiro yidutabara ikadukiza. Umva icyo data avugana namwe rero araguha imbaraga zo gutura imisaraba bakubarije aguha imbaraga zo gutura imisaraba bakubarije. Iyo bagukoreye uzagenda ubisimbuka uzagenda ubabanaho uzabazukana uzababanaho kuko iyo wikoreye ni ya mbere izi ko wikoreye umusaraba tera haleluya. Imana yacu irashoboye. Arindi ariko haleluya ntabwo ndi kubumva haleluya. Biro mwisharanye ngo iguha imbaraga mubwire ngo uzawutura bati uzawutura. Imisaraba ni myinshi rero hari n'uwo Yesu agukorera hari n'uwo wabajwe na Yesu wo murabe menge mwogashwa mwe yarawubajije arawubaza ukubita Aburahamu aramubwira tumva uko mvuganye nawe tuzabyara uzororoka. Naho amukubise uwa 90 ari ntako ashira mu mugongo. Aburahamu ukoza mu mugongo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Isi nibiza ijuru rikavaho wizera agira ngo azabyara vuba 40 irashira 50 irashira 60 abaracuze ati Imana ugumusaraba nzawutura he uzawikorera ugere muri 70 80 90 ngaho igize aravuga ati nakumiro ndakabu wabagesera. Abarebye umukozi wo mu rugo ativayo yarawumbarije ndawubonye Imana yarambeje. Araza umukozi wo mu rugo amaze kubyara Hagayi umusaraba umunani yawutuye ati ati za nyenyeri ziraheze. Sara barasamye baravuga ati Imana mbabarira uyu n'umusaraba warunaniye
abinaniye mwihangane namwe ntabwo yarawubaje gukubita Yohana arawumukubita bamutera ipingu bamunaga aragenda ati ndijwi ry'urangurira mu butayu bati vuga bati iraje izababatirisha umwuka wera batamen avuga ivuga butumwa biremera ati azabatirisha umuriro bati sawa kubita ipingu bamunaze mararamo gatatu ntagira ujana igisorori kuwa kanati mumubaze ngo ni wowe cyangwa aje arahamya abandi ibintu byo guhamya abantu baba badatabara ntabwo bari byo timumubwire ngo wariyoberanyije ni wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera wabuze n'igisorori cy'impungure n'ibishimbuzane murahari ngo muvuge ngo Imana irakomeye biro mwicaranye ngo yari yarawumubarije aramubwira ngo hahiguwe ibyanje bitazagira ute ibyo ni ibiki baravuga atari ko mwaramubwiye cyangwa ngo ari muri giriyaje ati mwaramubwiye cyangwa ntaho mwamubwiye bati twaramubwiye avuga ngo iki ataratubwiye ngo impumyi ziri kureba ibifamatwi biri kumva arababaza ati wamubwira akamperaho kwa ninje yatumye ngo Yesu aramubwira ati ndahera kubo nshaka bose n'intama z'Imana baravuga ati nanje ndavuga ko atari wowe mwami ahubwo ndahamya abandi ngo Yesu aravuga ati wimpamya n'utampamya abandi barampamya abantu ndi kuzura barampamya abamunshinje hahera waherawe Imana ibafashe kandi bagirire neza kandi bahereze umugisha uragira iyo wabarijwe na papa iyo wabarijwe na mama iyo wabarijwe na shitani iyo wabarijwe n'Imana iyo wabarijwe nabo muririmbana iyo wabarijwe na anko iyo wabarijwe na basheri wawe iyo wabarizwa nabo mucuruzanya iyo wabarizwa n'abakwambuye iyo wabarizwa n'abakozi bo mu rugo amaribora abakozi bo mu rugo birirwa barahenura ibintu byose iyo wabarijwe na ba mukahuriya iyo wabarijwe n'amadeni akaruhura umufwi ibanga ry'ubuki ibimanura inzoka agacaha akayaga izimara ikirungurira bayibaje byose uzi ubwenge ahamagara Imana imuha imbaraga none mwanyihanganira tugasenga ikaduha imbaraga no kwicaraho n'umusaraba naho wicaye nigo uzawe no kuba dogiteri n'umusaraba ari igihe uvura umuntu bati niyaguye bati mubaze ko amwisha ubwende bati ngwino uzasobanura uriye wamenya ari ibiki mwama dufashe kandi atugire neza no kuba mwiza n'umusaraba ukaba mwiri dini ry'abapantekote badashingira guwishingiye bashingira gushingiwe n'idini maze ukaribora ukajurira gurirukwaho n'abagabo 8 uwa mbere aguha 2 uwa kabiri aguha 4 uwa gatatu agutubiza undi yohereza amasamaki undagura igitenge undagira inkweto n'agasakame n'agasaha waba nawe ugasigara uravuga ngo Samu naho ni Samusoni ugasanga yagutuye ku giti muragira ngo imisaraba mwikoreye uretse kubarengera Imana ibarengere Imana igira ute ibarengere ibashoboza umusaraba bwiro mwicaranye ngo igushoboze rwose wa mukobwa wakwikiriza no kwiga kwa ari umusaraba uzajya mu wa mbere ufate 0 papa yishure 400 mu wa kabiri ufate 0 papa yishure 400 mu wa gatatu ufate 0 papa yishure 400 emilio desa ubwa kane uzimanika ku gituti bya data biri gupfa ubusa na diplome kandi habaga igihe bayi umusaraba ukayifata mu kwa mbere bakagera mu kwa 8 bari kugwa akazi ko guteka chapati akakubwira ati ubwo byanze vayo nguha ko guteka chapati ugafata imbabura n'ipanu mukejo mu gitondo uri umupendi bakakubwira bati twabonye akeza n'uguteka ingurube ukajuririgura gese utubenze kandi utanazijyaga kavuga uti iyo gupfa none yagira ute yapfeje ukabura birindutse ukabugeze muri hotel ukajurara rukanuye mu ijisho waririmbaga ubwa mbere ukajijisha naho ijisho rikaba nk'ijya Bakari wakinaga muri etenseri ukabirinduka cyane naho warunguriye muri hotel warangiza batiza nimwe batisomaho ati pu uguza akishura 42 ati urangarurira bitatu akaba aravuze ati bijane yagera mu rugutaro tuwampaye 3 ninda tinje ni pika
uti tuzahure ejo mu gito ufi iby'abapendi bigapendurwa n'ibyasagutse bitatu. Ni imisaraba ireze, ariko utiyanga utagira ute utiya ngo yikorere iki ntakwiriye kuba. Mwari muri aho? Ariko haleluya. Ariko hejuru hari Imana yaduha imbaraga. Uwawikoreye arahari, uwanesheje arahari, uwatsinze arahari. Unika umutwe dusenge gatoya, Imana igushoboza imisaraba ba. Unika umutwe dusenge gatoya, begekeho inzugi duse. Rasifakia do perimasen. Dukomeze tugende dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye, twihanganire turabasirikare, abasirikare beza. Umwami wacu Yesu Kristo nawe muyobo, kubw'imbaraga ze dufite zabaho no mu rupfu, meze dushire imbere, kubw'imbaraga. Urakoze no mu rupfu, komeze dushire imbere, shimira kwa Yesu naho Yesu dufite utware, dufite ubushobozi, iyo twizeye magambo ye uko yatubwiye ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza. Saraba umusaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza aziyoge. Mw'ijuru iwacu, ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro mu gihe yemeye. Urakoze ahimbaza umukiza wacu, amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yaduhaye, isezerani umukiza wacu twakoreye, iyi Mana twakoreye izahanagura amarira yacu, tuzanezererwa igihugu yaduseze, naza tuzamusanganira, naza tuzamusanganira, Yesu naza tuzamusanganira, araje abigenze neza, umwami araje abigenze neza, kubasenga araje abigenze neza. Nimubishobora muvuge ngo amen. Ayo mashi, ayo mashi, ayo mashi, ayo mashi. Murakoze.